waba uteganya gushaka ryari? Gushaka ndabiteganya ariko ntabwo nzi umunsi n'igihe. Abakundi Kristo azaza tutazi umunsi n'igihe ciwe, ariko ni vuba nta myaka, ntabwo bingana n'imyaka amaze ku isi, iri munsi ya yindi maze. Yesu mahoro y'abizera, niwe gusa ushobora gukiza imitima yabo bose bamwizera. Ndakeka ari hano. Abakunzi ba Ndanda TV, turi kumwe na pianiste Musabwa. Umeze neza? Meze neza byatari. Musabwa, tugusanze hano mu materaniro Foursquare. Amateraniro yagenze neza? Yagenze neza nk'ibisanzwe, nta kibazo rwose. Musabwa, dusanzwe tukubona ucurangira Joyous Melody. Abantu benshi bakaba banakuzi ucuranga igisirimba. Musabwa ni muntu ki watangiye gucuranga ryari? Ashize igihe kinini. Natangiye gucuranga kera, ashize imyaka myinshi, nk'imyaka 15. So nabikomeje na n'ubu ndacyakomeje. Musabwa, ese igisirimba n'umuntu ucuranga bisanzwe, iyo deba imaze iminsi iriho cyane, bavuga abantu bacuranga igisirimba ko batazi gucuranga. Ese niko nawe ubibona, cyangwa byose ni ugucuranga pfa kubuzi gukora kuri piano? Kandi baba bari gucuranga nyine. Babizi cyane, bakomereza aho. Musabwa, ese waba uteganya gushaka ryari? Ndabiteganya ariko ntabwo nzi umunsi n'igihe. Abakundi Kristo azaza tutazi umunsi n'igihe ciwe, ariko ni vuba nta myaka, ntabwo bingana n'imyaka amaze ku isi, iri munsi ya yindi maze. So ni vuba bizakunda. Musabwa, hari indirimbo yawe iheruka gusohoka, ikaba yarakunzwe n'abantu benshi. Ese hari indi ndirimbo waba uteganya gusohora mu minsi iri imbere? Ndi gutegura indi ndirimbo ishobora gusohoka muri kwa 10. Bibaye byiza mu ntangiriro zo kwa 10. So ndakanye nkomeza gushimira n'abantu bari gukomeza kureba Niwe Gakiza, indirimbo nshyashya yanjye, mukomeze mu posting kabisa. Nibigiye kuza ni vuba kandi bizagenda neza, ndabizi. Se Musabwa, waba uteganya gukora featuring n'abandi bahanzi? Ntago dufite muri gahunda muri uyu mwaka, ariko ndi kubiteganya by next year hari abantu twatangiye kuvugana, nshaka ko tuzakorana indirimbo bagera kuri 3. Ese waturirimbira gato iriya ndirimbo Niwe Gakiza wasohoye? Se nabaririmbira agace nkunda. Yesu mahoro y'abizera, niwe gusa ushobora gukiza imitima yabo bose bamwizera. Ndakeka ari hano nakundi, that's the message of the song. Naho byose bishingiye. Kristo ushobora gukiza gusa imitima y'abamwizeye. Ikibazo cyose waba ufite, ingorane zose waba uhuye nazo muri ino minsi, jya umenya ko hari ikintu cyiza gihishe mu bibi byinshi urimo kunyuramo. Nuko tutabasha kurenza amaso ngo tubone icyiza gihishe muri bya bintu byose turi gucamo, ariko mu gahinda, mu kababaro, mu bibazo, mu ngorane turi gucamo, haba harimo ikintu kimwe gusa
kizakubura bya bintu byose Imana ibihishe muri byo wowe utabasha kubona, kuko ibibazo ntibihoraho birashira. So icya mbere ufite Kristo ufite byose nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Amen. Musabwa nihe message waha abakunzi bawe, abakristo muri rusange n'abakunzi ba Ndanda TV? Oya, iyi message igihora rimwe ntigihinduka. Message ya mbere no kugira ngo bakomeze bakunde Kristo umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose, bashaka Imana nayo izabiyereka. Ikindi cya kabiri, bakore subscribe kuri Ndanda TV no kuri Musabwa official. So nibisanzwe mukomeze mudushyigikire uko musanzwe mubikora, ibindi Imana izagikomeza iduhana umugisha. Umugisha mu byanjye nawe ngo umugisha mu byawe, dufatanye kugira ngo dusangire uwo mugisha Imana iba yaduhaye twese. Ni ibyo. Musabwa urakoze, Imana iguhe umugisha. Nawe tubusangirane n'abawe. Murakoze cyane. Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye kugira neza kwawe. Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye kugira neza kwawe.
mana si rimwe kandi si kabiri nabonye imbabazi zawe mana si rimwe kandi si kabiri nabonye kugira neza kwawe ahara marira nahinduye umunezero ahara marira nahinduye ibisubizo marira nahinduye umunezero ahara gahinda nahinduye umunezero haleluya ahari bibazo nahinduye ibisubizo ahara marira nahinduye umunezero mana si rimwe kandi si kabiri nabonye kugira neza mana si rimwe kandi si kabiri nabonye kugira neza ahara marira nahinduye umunezero ahara marira ahari ingorane zikomeye zuzurije nahabonye igisubizo cy'Imana haleluya nawe birashoboka ko hari aho wagize mu gacikane wagize ibibazo runaka undi yaragize ibibazo runaka ariko Yesu mwami Imana yacu yaraserutse agaseruka mu gacikane agaseruka iyo wihevye agaseruka iyo bavuga ngo biracitse iyo abantu bose bakura ko ngo noneho ndibuca aho nyine kwanase aho niho buzabuca bugasura bugaca tukabona haleluya turi hano kubera Imana bwana sefi turi hano kubera ko twabonye Imana tutuvishije abandi bantu twabonye Imana tutabwiwe oya twiboneye twakozeho twabonye imirimo yayo twabonye imirimo y'intoki zabo twabonye Imana ikora twabonye Imana iduhekesha abantu twarababuze haleluya twabonye kugira neza kw'Imana turi mu marira turi mu maganya ariko data wo mwijuru utazuri kubigenza Yesu Kristo arashaka ku musaraba araseruka adufata ukuboko turarema ubu turi abantu bagaciro muri we haleluya reka dukomeze nabo turi kumwe ndabakiriye bene data bari kuri kamera nabo twagendanye umwami Yesu Kristo abavera umugisha kandi abagirire neza haleluya jewe nduwo bita bukuru nibizi Nancy abenshi babanzi cyangwa se batanzi ariko ayo mazina yaje nayo haleluya Yesu wo mwijuru akomeze bagire neza badukurikirana batwumva umwami Imana wacu Yesu Kristo agira icyo akoze kuri wewe ku bugingo bwawe